Amakuru y'urupfu rwa Gatoya Jean wari usanzwe ukora akazi ko gukora ku cyuma gisya kiri ku isoko rya Kimisagara mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza yamenyekanye ku mugoroba w'itariki 12 ahagana ku isaa moya z'umugoroba gaho yaragiranye amakimbirane n'umwe mu basore bari barimo gukinana umukino wa biyari bagapfa amafaranga inote y'igihumbi ibyaje guteza imvururu bakamanuka barwana kaburimbo yose bagera kuri station ya Kimisagara ngo bakarwanira mu muhanda rwagati bagasa nk'abafunze umuhanda ibinyabiziga bikabura uko bitambuka hakaza kugobokwa polisi kabafata ikabicaza hasi bakaza gufata umwanzuro uko Gatoya agomba ngo kujyanwa kuri station ya polisi ya Kimisagara ngo naho uwo barwanaga akajyanwa kwa muganga kuko yari yarumwe mu gatuza. Abanyerondo bashorera Gatoya ngo bamujyanye kuri station ya polisi ya Kimisagara agafumya makirukanka ashaka gukwepera mu mugezi wa Mpazi ngagasanga urukuta rw'amabati agasimbuka gahita gwa mu kidendezi cy'amazi ari naho yatakarije ubuzima. Abaturage baraye ijoro ryose ngo barindiriye inzego ngo babe babasha gutabarwa bayakurwa muri iki kidendezi cy'amazi. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 13 nibwo baje kongera gushyira amajwi yabo ejuru batabaza. Ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye Gatoya Jean agwa muri iki kidendezi bavuganye natwe badutangarije uko byagenze. Nari muzi yakoraga ku cyuma hariya ruguru y'isoko rya Kimisagara yasyaga. Nyine yararimo ararwana n'umugabo bagera kuri sitasiyo abasekirite baramubakiza polisi iraza irabicaza bari kumwe yari yamurumaguye mu gituza hose yamuciye ibisebe aravuga ati uyu nguyu tugiye kumujyana Igikondo ubundi tujye kumuvuza babahagurukije ngo babajyane ku murenge. Uwo mugabo umwe ahita avamo arirukanka nibwo yaje akatira inyuma y'iriya robine iri haruguru araza yinaga mwaharanyerera yikubita mwahangaha aragenda agera hariya arwana n'amazi kugira ngo ari koga. Polisi iraza ikajya itubwira ngo nta muntu uzi koga ngo agenda mukuremo kamuga ati nta muntu uri mwaho uzi koga. Nyuma y'iminota 5 akiri kurwana n'amazi twahise tubona nta mazi ari gutera tukajya tubona agafuro hejuru kari gushoka nibwo twahise tuvuga ko umuntu yarangiye. Yabaye mu masaa moya umugoroba ngo yagiranye n'amakimbirane n'umugabo bari bari kumwe basa nk'abayobozi bashaka kubunga we agira ubwoba arahaguruka arabacika amanuka yirukanka ageze hariya buri nzira nibwo yasosa agwamo hariya ko ari ku mugoroba atabona twebwe twagira ngo ari gukaraba nibwo hashize iminota mikeya rero aribera turamubona. Hari kumwe n'abapolisi abo bari bari kubahagarika ku muhanda nabo byose bari bahari ariko ntago twamenya ngo bakorera he. Nyakwigendera we yaturutse iraruguru ku isoko rya Kimisagara aza ari kwirukaga ku ndi muhungu ku ndi mugabo waruri ngo bari gukina na biyari ngo bapfuye igihumbi. Tumwirukankaho ageze hariya ahura na biriya bibati abura uko abinyuramo nibwo ahise asimbukamo hariya asimbuka agira ngo ni ahantu hagufi abirangira gutya. Abantu kubera ko bamanukaga bavuga ati uwo muntu ngo ni mu mufati we yamanutse atubyiga. Ni bandi bamwirukaga aho yaravuye bari bamukurikiye ariko yari yabacitse. Abaturage bavuga ko urupfu rwa Gatoya Jean nubwo rubabaje ngari ko hari isomo barwigiyeho. Babasha kwiruka bigaragaza ko hari ikihunga cyangwa se tagira n'iki nabona uburyo nabivuga. Byaje kugera ku isaha y'isa 5 nta butabazi barabona bwa polisi ikura imirambo mu mazi abazwi nka marine. Ibyatumye abo mu muryango wa Gatoya bijujuta bashyira amajwi ejuru bagira bati mwanze dufashe no kwigira mu cyuzi tukarobamo umuntu wacu nta yandi bahitamo. Mwamushatse kubasanga he saa 12 z'umugoroba tujya ku cyicaro gikuru cya polisi Kacyiru tujya ku karere ka Kicukiro ka Nyarugenge tujya ku murenge wa Kimisagara na n'ubu ubuze urumva amaherezo arayahe. Batubwiye kuko badukuriramo umuntu saa 11 za mu gitondo mu rukerera batubwiye twebwe tubyikorera. Ubuze urumva amahitamo dufite nayahe nayo kujya mu mazi tukishakiramo umurambo. Niko bimeze ntabwo umurambo wakwangirika hejuru y'abantu babiri twese tubajyamo ntabwo abantu
polisi ntabwo ishobora kwitora ngo ireke umurambo uboreramo hariya. Ibi mwabyakiriye mute? Ubyakira gute se ko polisi wahamagara umwe akakubwira ngo ubufasha buraje? Turikuramo umuntu wacu. Batubwiye guhera nijoro baratubwira ngo baraje bamukuremo. Guhera nijoro kugeza aya masaha urana nijoro. Saa 5:35 z'amanywa haje kugera polisi ndetse n'abafite ubunararibonye mu gukura imirambo mu mazi, bahita binjira amazi ubwo bifashishije urushundura rusanzwe rwifashishwa mu kuroba amafi. Umurambo wa nyakwigendera bawukuramo nko guhumbya. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, CIP Werarisi Gahonzire, aho yagize ati: aya makuru twamenye masaha y'umugoroba agana mu masaha moya, ubwo abaturage bagahamagaraga ko uyu gato yari asangira na mugenzi we, nyuma baza gushwana bivuye ko bakinnye biyari batega amafaranga. Uyu rero nyakwigendera gato ntiyayatanga, ubwo yatangiye gushwana mugenzi we biza kumuviramo ko barwana, birangira uyu gato ahunze kuko abaturage baramaze guhamagara inzego z'umutekano ngo zitabare. Yumvise ko zije ahita ahunga, mu guhunga rero nibwo yaje agwa muri uyu mugezi. Tukaba rero kwihanganisha umuryango wiwe kuko kubura umuntu ni ikintu gikomeye, ariko nanone tugira inama abaturage kuzajya birinda kujyana amakimbirane, cyane cyane ashingiye ku kuba batega amafaranga umwe ntayatange, bityo bikavanamo kuba barwana bikageza no ku rupfu nk'urunguru. Kuba abaturage bari bamaze gufata umwanzuro wo kwikuriramo umurambo wabo ndetse bigatuma barya karungu, hakibazwa impamvu polisi yaba yakerewe. Umuvugizi wa polisi nabyo yagize icyo abisobanuraho. Byabaye masaha nimugoroba kiri ijoro masaha moya. Ubutabazi rero nk'ubu ngubu ntabwo bukorwa nijoro, bukorwa ku manywa. Akaba ari nayo mpamvu abapolisi baje muri iki gitondo kugira ngo banemo uyu muntu, kugira ngo murabona ko avuyemo, igisigaye ni gahunda yo kumushyingura. Kubera ko gato yari yamukomerekeje, yajyanywe kwa muganga ibitaro bya Kacyiru kugira ngo avurwe. Abaturage baturiye iyi ruhurura yamaze igabanya umurenge wa Kimisagara ndetse n'uwa Gitega basaba ko ubuyobozi bwakagombye kugira icyo bukora, iyi ruhurura ikaba yazitirwa cyangwa se iki kidendezi kikaba cyakorwa, ngo kubera yuko uyabaye umuntu wa gatatu uhatakarije ubuzima. BTN TV mu murenge wa Kimisagara wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.